tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Duherukana nkubwira uburyo bene se wa Yosefu bamwanze kugeza ubwo bashaka kumwica, ariko bikarangira bamugurishije n'Abeshimayeli bakamujyana mu gihugu cya Egiputa kuba umuretwa. Twabonye ko se wa Yosefu ari we Yakobo yababajwe cyane no kubura uyu muhungu we yakundaga, kuko ntabwo yigeze amenya icyabaye kuri Yosefu. Nyamara abahungu be bakomeje kumubeshya ko ari inyamaswa yamuririye mu butayu. Mu by'ukuri aba bahungu ba Yakobo uretse Yosefu na Benyamini bakomeje gukora ibyaha byinshi, kandi ibi bikomeza gutera agahinda Yakobo. Ariko nk'uko twabibonye, umuntu wese asarura icyo yabibye. Mu buzima bwa Yakobo yaranzwe no kugira uburiganya cyane, kandi akora ibyaha byinshi imbere y'Imana. Hano rero turabona n'abahungu be bariho bakurikiza ingeso za se wabo. Mu kiganiro cy'uyu munsi nibyo nshaka kugarukaho. Tugiye kurebera hamwe ibyaha by'aba bahungu ba Yakobo dusanga mu Itangiriro igice cya 38. Reka nkwibutse ko imirongo ibiri ya mbere yo muri iki gice twayivuzeho mu kiganiro giheruka, ubwo batubwiraga ko Yuda yavuye iwabo agacumbika ku Munyadulamu, maze agakunda umukobwa wa Shuwa w'Umunyakananikazi akamurongora. Reka noneho dusome Itangiriro ibice 38 umurongo wa 3. Haravuga ngo, umukobwa wa Shuwa asama inda abyara umuhungu amwita Eri. Yuda amwita Eri, kandi nibyo Yuda tubona ko yazerereye, kuko yacumuye ku Uwiteka. Yongera gusama indi nda ayibyaramo umuhungu amwita Onani. Yongera kubyara undi muhungu amwita Shela. Yuda ubwo yamubyaraga yari Ikezibu. Yuda asabira imfura ye Eri umukobwa witwa Tamari. Itangiriro ibice 38 umurongo wa 4 kugeza ku murongo wa 6. Ubu nibwo bwa mbere tubona izina Tamari. Yinjiye mu rutonde rw'ibisekuruza bya Yesu muri ubu buryo. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, Samirana, Samirana usemerera imani Samirana, Samirana, Samirana usemerera imani yakucyubahiro. Samirana, Samirana, Samirana usemerera imani yakucyubahiro. Samirana, Samirana, Samirana usemerera imani yakucyubahiro. Ubu rero reka turebe uyu muryango. Ni umuryango watangiye kwinjira mu byaha. Eri imfura ya Yuda yari umunyabyaha mu maso y'Uwiteka, aramwica. Yuda abwira Onani ati, hungura muka mwene so nk'uko bikwiriye umugabo wawe, ucikure mwene so. Onani amenya yuko umwana atazaba uwe, nuko aryamanye na muka mwene se
ashyira intanga hasi kugira ngo adacikura mwene se. Icyo cyari kibi mu maso y'Uwiteka, nawe aramwica. Ibi turabisanga mu Itangiriro ibice 38 kuva ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 10. Ibi bitwibutsa ikibazo dufite muri iki gihe kijyanye n'ukuntu abantu benshi batwawe n'irari ry'igitsina. Maze Yuda abwira Tamari umukazana we ati, guma mu nzu ya so uri umupfakazi ugeze aho umwana wanjye Shera azakurira, kuko yibwiraga ati nawe ye gupfa nka bene se. Tamari aragenda aguma mu nzu ya se. Ibi turabisanga mu Itangiriro ibice 38 umurongo wa 10. Umuco wo muri icyo gihe wavugaga ko niba umugabo apfuye, mwene se yagombaga kuzungura umupfakazi. Onani yanze kubikora aricwa. Ubu rero Yuda yari afite undi mwana ukiri muto. Abwira umukazana we ati, subira kwa so nk'uko byari biri mu mugenzo wabo, kugeza ubwo uwo mwana azakura maze akarongora Tamari. Hashize iminsi umukobwa wa Shuwa muka Yuda arapfa. Yuda amaze kumwerera arazamuka ajya i Timuna, aho abagaragu be bakemuriraga intama ze, we n'inshuti ye Hira umunyaduramu. Babwira Tamari bati, sobukwe arazamutse agiye i Timuna gukemuza intama ze. Ibi turabisanga mu Itangiriro ibice 38 kuva ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 13. Hano turabona ko Yuda yazamutse haruguru aho bakemuriraga intama. Tamari nawe yari ategerereje Yuda mu rugo iwe. Ku bigaragara turabona ko Yuda atashakaga guha Tamari umuhungu we Shera ngo amuhungure ahinduke umugabo we. Yiyambura imyenda y'ubupfakazi, yitwikira umwenda mu mutwe, arisesura, yicara mu marembo ya Enayimu yo ku nzira ijya i Timuna, kuko yabonye Shera amaze gukura ntibamumuhe ngo amuhungure. Itangiriro ibice 38 umurongo wa 14. Shera yari umuhungu wa gatatu wa Yuda. Tamari abona ko Yuda adafite umugambi wo kumumuha ngo amubere umugore. Afata umugambi, yiyambura umwenda w'ubupfakazi, yicara hirya y'inzira yitwikiriye mu mutwe nk'uko wari umuco w'abamaraya. Atambikiraho ari iruhande rw'inzira, aramubwira ati, ndakwinginze turyamane, kuko yari atazi ko ari umukazana we. Aramubaza ati, nituryamana urampa gisasuro ki? Ibi turabisanga mu Itangiriro ibice 38 umurongo wawo wa 16. Hano turabona irari rya Yuda. Yasambanyije umunyakananikazi, umukobwa wa Shuwa. None dore kandi asambanyije umukazana we Tamari. Uru ni urugero rubi cyane kandi ni inkuru mbi. Yuda yatekereje ko yari indaya. Tamari nawe yabonye ko ari bwo buryo bwonyine bwo kumufata, kandi nibyo yaramufashe. Aramusubiza ati, ndakohereza umwana w'ihene wo mu mukumbi. Aramusubiza ati, urampa ingwate kugeza aho uzawohereza. Nawe aramubaza ati, ndaguha ngwate ki? Aramusubiza ati, mpa impeta yawe iriho ikimenyetso n'umugozi wayo n'inkoni witwaje. Arabimuha, bararyamana, amutwika inda. Arahaguruka aragenda, yiyambura umwenda wo mu mutwe, yambara imyenda ye y'ubupfakazi. Yuda yohereza wa mwana w'ihene awuhaye wa munyadulamu inshuti ye ngo uwo mugore amusubize za ngwate, aramubura. Ibi turabisanga mu Itangiriro ibice 38 umurongo wa 17 kugeza ku wa 20. Yuda atuma inshuti ye muri uwo mujyi ngo imushakire ya ndaya baryamanye. Abaza abagabo bo mu mudugudu yarimo ati, maraya uwo ari he? Wari Enayimu iruhande rw'inzira. Baramusubiza bati, nta maraya waraha. Asubizaho Yuda ari, aramubwira ati, ntawe nabonye, kandi abaho bambwiye ngo nta maraya wari uhari. Yuda aramusubiza ati, nabyijyanire, twe gukorwa n'isoni. Dore nohereje uyu mwana w'ihene, maze aramubura. Hashize amezi nk'atatu, babwira Yuda bati, Tamari umukazana wawe yarasambanye, kandi afite inda y'ubusambanyi. Yuda arababwira ati, mumusohore bamutwike.
Ibi turabisanga mu Itangiriro ibice 38 kuva ku murongo wa 21 kugeza ku murongo wa 24. Ngayo nguko rero, nawe nyumvira amahano ya Yuda. Mwene data, Yuda yakoze ibintu Imana yanga urunuka. Muri iki gihe abantu b'Imana ari bo Bisirayeli bari batangiye kwitwara nk'abanyakanani. Ibi biri mu byatumye Imana ibohereza guhungira mu gihugu cya Egiputa. Imana yashakaga ko batandukana n'abanyakanani ngo bajye gutura i Gosheni kugira ngo bitandukanye n'iyi mico mibi ya gipagani. Iyi niyo yari impamvu nyakuri Imana yahungishije ubwoko bwa Isirayeli ibavana i Kanani ibahungishiriza muri Egiputa. Yuda yakoze ibintu biteye isoni. Ikibabaje ni uburyo yihutiye gucira urubanza Tamari, yibagirwa ko iyo nda yari afite ari we wayimuteye. Ibi bitwibutsa igihe umuhanuzi Natani yabwiraga umwami Dawidi inkuru y'umutunzi n'umukene wari wifitiye agatama kamwe. Dawidi yaciye urubanza aravuga ngo uwo muntu aterwa amabuye. Dawidi yakoze nka Yuda, yaciye urubanza vuba. Bitwereka neza uburyo ki tubona ibyaha by'abandi vuba ariko tudashobora kubona icyaha cyacu na kimwe. Uko niko byagendekeye Yuda. Yaje gusanga ari we wateye inda Tamari. Ubu abantu batekereza ko bari mu iterambere ry'ubusambanyi kandi ko hariho ubwigenge bwo kubikora. Mwene data, kuva kera abanyamahanga barabikoraga, kandi icyo ni kimwe cyatumye abo muri Sodoma na Gomora bacirwaho iteka. Iyo kandi niyo mpamvu Imana yaciriyeho iteka abanyakanani ntikundira Abisirayeli ko bagumya guturana nabo. Tamari bamuzana kwa sebukwe. Bakimusohora atuma kuri sebukwe ati, nyir'ibi bintu niwe wantwitse inda. Kandi ati, ndakwinginze, menya nyir'ibi, impeta iriho ikimenyetso n'imigozi yayo n'inkoni. Ibi turabisanga mu Itangiriro ibice 38 umurongo wa 25. Yuda yashakaga gutwika Tamari, ariko Tamari aramubwira ati, mbere y'uko untwika ndashaka kubanza kukubwira ko se w'uyu mwana ari nyir'ibi bintu ngiye kukwereka. Maze Yuda abibonye yemera ko ari ibye koko. Yuda yemera ko ari ibye, ati, andushije gukiranuka kuko ntamuhaye Shera umwana wanjye, ntiyongera kuryamana nawe ukundi. Ibi turabisanga mu Itangiriro ibice 38 umurongo wa 26. Ibi byababaje Yuda, kandi biratwereka ko byatewe n'uko yari yarandujwe imico mibi y'abanyakanani. Ese ibi hari icyo byatwigisha mu buzima bwacu? Wibuke ko ibintu nk'ibi ngibi byose byandikiwe twebwe ngo bitwigishe. Ibi ni amasomo yacu. Ntabwo nemera ko abantu bo muri iki gihe tuzabaho ubuhamya bwacu ngo kuko twabanye nabo tukivanga nabo. Oya rwose. Ahubwo Imana irashaka ko tuba hejuru y'abagifite imico mibi nk'iyo ya Yuda, maze bakadufatiraho urugero ariko tutabanje kwivanga nabo. Ibi twabigereranya n'umuntu wari guhangara Nowa akamubwira ati, Nowa, urimo gutakaza umwanya wawe wubaka iyi nkugi. Urasa n'umusazi. Dufite ibirori bikomeye iri joro i Babuloni. Haraza kuba hari ibintu byose, ibyo kurya n'ibyo kunywa, turaza ndetse no kunezeza imibiri yacu mu buryo budasanzwe. Turakora ibintu byose, turasohoka dutembere. Ntabwo ukeneye kubaka iyi nkuge. Ngwino, bisige twigendere. Hanyuma Nowa akamwangira, akabwira uwo muntu ati, ese ni gute utekereza kugera kuri biriya byiza byo muri Babuloni? Ni gute ushobora gukorana n'Abanyababuloni utemeye kumanuka ngo ujyane nabo cyangwa ngo uganire nabo? Impamvu ni uko Imana itabwiye Nowa kujyayo no kuganira nabo, ahubwo Imana yasabye Nowa gutanga ubutumwa bwayo ko ugiye kurimbura isi. Ibi ni nabyo Imana idusaba muri iki gihe. Ndemera yuko abantu b'Imana tugiye dutanga ubutumwa bwayo kandi tukabaho ubuzima buhuye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, ubuhamya bwacu bwazana impinduka ku bantu batuye isi. Hari abapasitori benshi muri iki gihe batinya gutakaza abakristo, bagahitamo kubabwira ibibanezeza
aho kubabwira icyo Imana ibashakaho. Inshuti yanjye, nta na rimwe Imana itubwira kwivanga. Imana idusaba kuvuga ijambo ryayo tutitaye ku mubare w'abantu dufite mu matorero yacu. Ibi binyibukije inkuru ya Dr. Scofield watumiye kuvuga ubutumwa mu majyaruguru ya Carolina mu materaniro yo ku cyumweru nimugoroba, maze ubwitabire buba buke muri aya materaniro. Bituma pastori w'iri torero amwegera, atangira kumusaba imbabazi ngo kuko abantu baje mu materaniro ari bake. Dr. Scofield aramusubiza ati, Umwami Yesu yari afite 12 igihe yavugaga ubutumwa bwiza, kandi ntabwo yigeze acika intege ku bw'uwo mubare. None se Scofield ndinde kugira ngo mvuge ngo abantu ni bake? Mwene data, iri ni isomo rikomeye ku bantu bo muri iki gihe cyacu. Hari igihe dutekereza ko umurimo w'Imana usaba umubare munini w'abantu, ariko umugambi w'Imana si kumeze na gato. Birashoboka ko Imana yaguhamagariye kubwira bake, ariko ndakubwira yuko niba uvuga ijambo ry'Imana by'ukuri, rizazana impinduka mu buzima bw'abantu rititaye ku mubare wabo. Mwene data, menya ko ijambo ry'Imana rifite imbaraga nyinshi, kandi Imana irashaka gukorera mu bikoresho byejejwe. Tubona ko Yuda yahindutse nk'Abanyakanani kubwo kwivanga n'imico mibi yabo. Umva ingaruka byamuzaniye nawe. Nuko mwiramukwa rye impanga zari mu nda ye. Akiramukwa umwe, hahinguka igikonjo cye. Umubyaza aragifata, ahambiraho urudodo rutukura ati, uyu ni we mfura. Ashubijeyo igikonjo cye, uwari inyuma aravuka. Umubyaza aravuga ati, dore uko usatuye uku, gusatura kwawe kukubeho. Nicyo cyatumye bamwita Peresi. Hanyuma mwene se aravuka, wari ufite urudodo ruhambiriye ku gikonjo, bamwita Zera. Ibi turabisanga mu Itangiriro, ibice 38, umurongo wa 27 kugeza ku murongo wa 30. Iyo tugiye mu Isezerano Rishya, batubwira amazina y'ibisekuruza by'Umwami Yesu muri Matayo igice cya mbere, aho dusoma ngo, Aburahamu yabyaye Isaka, Isaka yabyaye Yuda na bene se, Yuda yabyaye Peresi na Zera kuri Tamari, Peresi yabyaye Hesironi, Hesironi yabyaye Ramu. Ibi turabisanga muri Matayo igice cya mbere, umurongo wa 2 kugeza ku murongo wa 3. Dukomeje gukurikirana ibisekuruza, tugera ku murongo uvuga ngo, Yakobo yabyaye Yosefu umugabo wa Mariya nyina wa Yesu witwa Kristo. Ibi turabisanga muri Matayo igice cya mbere, umurongo wa 16. Ikintu gitangaje nuko Umwami Yesu Kristo mu buryo bw'umubiri yakomotse mu rubyaro rw'abanyabyaha, ari bo Yuda na Tamari. Kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Ibi turabisanga mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorino, ibice 5 umurongo wa 21. Nyuma y'igice cya 38 cy'Itangiriro, tugarutse noneho ku nkuru ya Yosefu. Igice cya 38 kigaragara ko ari cyo gice kibi mu bice byose byo muri Bibiliya, kuko kivuga imyifatire mibi kandi iteye isoni ya Yuda. Muri iki gice cya 39 turaza gusanga Yosefu atandukanye cyane na Yuda. Maze kumva abantu benshi bemeza ko Yosefu na Benyamini bagize imyitwarire itandukanye cyane n'iy'abandi bahungu ba Yakobo. Byumvikane ko bahawe inyigisho zitandukanye n'iz'abandi. Bishoboke ko se ari bo yarashyizeho umutima cyane. Twabonye ko urwango n'ubugome bya bene se ba Yosefu ari byo byatumye bamugurisha ajya kuba umuretwa mu gihugu cya Egiputa. Kuba mu gihugu cy'amahanga ntibyari byoroshye ku gahungu nk'aka ngaka k'imyaka 17. Nta kintu na kimwe Yosefu yumvaga cyabasha kumutera intege muri aya mahanga yari agezemo. Yosefu arasa n'umusore wagize amahirwe make muri iki gihugu, kuko na nyuma yaho, ubwo yari atangiye kugira icyizere ko agiye kubaho ubuzima bwiza, Yosefu yahuye n'ikibazo gikomeye cyatumye bamushyira mu nzu y'imbohe.
ariko ibi byose byabaye kubw'umugambi cyangwa se impamvu runaka, nubwo Yosefu yasaga naho atabibona. Nta muntu tubona mu isezerano rya kera wagize ubuzima bufite intego ku Mana nka Yosefu. Imana yagiye igaragara muri buri kintu cyose cy'ubuzima bwe bwose. Ukuboko kw'Imana kwabaye kuri we, kandi ayoborwa n'Uwiteka mu buryo bugaragara. Nubwo Yosefu asa n'utarabonekewe n'Imana imbona nkubone cyangwa se amaso ku yandi nk'abandi tuzi mu ijambo ry'Imana, ariko yaranzwe no kwizera Imana cyane kurusha ndetse na bamwe Imana yagiye ibonekera. Imana yabonekeye Aburahamu, Isaka na Yakobo, ariko ntabwo yabikoze kuri Yosefu. Ariko kandi dusanga ari we wayobowe n'Imana cyane kurenza abo bose. Mu isezerano rishya mu gitabo cy'Abaroma ibice 8 umurongo wa 28 haravuga ngo, kandi tuzi yuko ku bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Birashoboka ko Yosefu nawe yabivuze mu yandi magambo atagaragara mu byanditswe. Ku rupfu rwa se, bene se ba Yosefu batekerezaga ko Yosefu azabihora, bituma baza kumupfukamira bamusaba imbabazi. Arababwira ati, nta nzika nigeze mbagirira, ati ku bwanyu mwari mushatse kungirira nabi, ariko Imana yo yashakaga kubizanisha ibyiza, kugira ngo isohoze ibi biriho none, ikize abantu benshi urupfu. Ibi turabisanga mu Itangiriro ibice 50 umurongo wa 20. Ibintu bamukoreye byari bibi cyane, ku buryo yabonaga imbere ye hacuze umwijima, hateye ubwoba. Ariko nubwo byari bimeze gutyo, buri kintu cyose yanyuzemo cyari gihisha umugambi w'Imana mu buzima bwe. Mwene data, mu buzima bwacu tugomba gutekereza kuri iri jambo ngo, kandi akubita ibiboko abo yemera bose ko ari abana be. Abaheburayo ibice 12 umurongo wa 6. Niba turi abana b'Imana mu bushake bwayo, tugomba kumenya ko nta kitubaho itakizi. Kubayikunda byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Mu bukene bwacu, mu mubabaro wacu, mu munezero wacu, byose biberaho kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Abana b'Imana tugomba guhura n'ibigeragezo kugira ngo turushirizeho kwizera Imana mu buryo bukomeye, kandi nta na kimwe tunyuramo Imana itabasha kudukiza. Uribuka igihe Satani yashakaga kugerageza Yobu, yabwiye Imana ati, ntiwagiye umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze byose? Wahiriye umurimo w'amaboko ye n'amatungo ye agwiriye mu gihugu. Soma Yobu igice cya 1 umurongo wa 10. Satani asaba Imana kumureka. Nubwo Satani yemererwa kutugerageza, ariko nshuti yanjye humura, byose bizafataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Hari irindi somo rikomeye dushobora kwigira ku buzima bwa Yosefu. Mu by'ukuri nta muntu n'umwe muri iki gihe wabonye Imana amaso ku maso. Yewe, ndagira ngo nkubwire ko na bamwe mu biyita abahanuzi bavuga ibinyoma, kuko muri iki gihe cyacu Imana ntabwo yiyereka umuntu amaso ku maso nk'uko yabigenzaga mu isezerano rya kera. Ibi rero bitwigisha ko Yosefu yemeye kuyoborwa n'Imana nubwo atari yarigeze ahura nayo. Niko natwe tugomba kumera, kwizera Imana ikatuyobora nubwo itatwiyeretse, ariko dufite ijambo ryayo. Ubu rero reka dukurikirane ubuzima bw'uyu musore, turebe ibyamubayeho nyuma. Yosefu bamujyana muri Egiputa. Potifari umunyegiputa, umutware wa Farawo watwaraga abamurinda, amugura n'Abishimayeli bamuzanyeyo. Itangiriro ibice 39 umurongo wa 1. Uyu muhungu yari mwiza, afite imyaka 17. Navuga ko yari imari ishyushye ku isoko ry'abacakara. Yaguzwe na Potifari, wari umutware w'abarindaga Farawo. Potifari yari umutware w'ingabo. Dushobora kuvuga ko yari nk'umugaba mukuru w'abasirikare barindaga Farawo muri Egiputa. Uwiteka aba kumwe na Yosefu, agira ukuboko kwiza.
aba mu nzu ya shebuja umunyegiputa. Ibi turabisanga mu Itangiriro ibice 39 umurongo wa 2. Muri ako kanya nyine akigera mu nzu kwa Potifari, umutware w'ingabo za Farawo, biragaragara ko Uwiteka yabaye hafi ya Yosefu. Umugisha wabaye mu nzu yose ya Potifari ku bwa Yosefu. Inshuti yanjye, ngira ngo urabona ko twatangiye igice cya 39 cyo mu Itangiriro, ariko nyemerera twibukiranye ikintu cy'ingenzi twabonye muri iki gice cya 38. Icyo nta kindi nuko tutagomba na gato kwihutira gucira bagenzi bacu imanza. Yuda yihutiye gutegeka abantu ko batwika Tamari kuko bari basanze atwite. Ndagira ngo nkubwire ko umuco w'Abisirayeli muri icyo gihe ntawo wari utandukaniye n'uw'Abanyarwanda mu gihe cya kera, kuko umukobwa wasamaga inda adafite umugabo bamuteraga amabuye kugeza apfuye. Mu yandi magambo, yabaga yakoze icyaha cy'ubusambanyi. Ibi rwose niko byari bimeze no mu Rwanda rwa kera. Nyamara ubu urubyiruko rwa kino gihe rwataye umuco, ngo aho gutinya gutwara inda bitinyira sida. Nshuti yanjye rubyiruko unteze amatwi, gusambana ni icyaha Imana yanga urunuka. Ihangane utegereze uwo Imana yaguhitiyemo. Nubwo Tamari atari akiri umukobwa, ariko Bibiliya itubwira ko yari yarapfakaye. Yagombaga gutegereza Shera umwana wa Yuda akamuhungura. Rero turabona Yuda yihutira gucira Tamari urubanza kuko yari atwite. Nyamara Tamari yari yaratewe inda na sebukwe we Yuda. Mwene data unteze amatwi uyu munsi, mbere yo gutokora ijisho rya mugenzi wawe, ujye ubanza ukure umugogo uri mu ijisho ryawe. Nta mwana w'umuntu ukwiriye gucira undi urubanza. Imana yonyine niyo icira umuntu urubanza. Reka dusenge. Mwami Yesu, ndakwinginze ngo utwigishe kugendera mu bushake bwawe, kugira ngo tubere umugisha imiryango yacu, mu mirimo dukoramo, mu mashuri twigamo, no mu matorero yacu. Ni ukuri rwose tumenye ko nta cyiza kiruta kukubaha no kugendera mu bushake bwawe. Reka ubuzima bwa buri muntu wese bugira intego ishingiye kuri wowe. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ndagushimiye cyane wowe twabanye muri iki kiganiro. Ndagira ngo nkubwire ko Yosefu yahuye n'ibigeragezo bikomeye mu rugo rwa Potifari. Reka ngusabe ngo ntuzacikwe n'ikiganiro cy'ubutaha, kuko nzakubwira byinshi byerekeranye n'uyu musore ubwo tuzaba dutangiye igice cya 39 cy'Itangiriro. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefone igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.